yaba yarabyaye cyangwa umubyeyi afite umugabo ufite umwana, bimubuza kwambara uko ashaka cyangwa uko yisanzura yakwambara. Uwicyeza Pamela yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo kwanika umukondo sibyo. Umupfumu Rutanga rw'amaboko yahanuye umubyeyi w'umwana umwe. Uwicyeza Pamela akaba n'umugore wa The Ben witwa Mugisha Benjamin. The Ben uzwi ku izina rya Mugisha Benjamin cyangwa The Ben cya Tiger, yagaragaye yambaye umwenda umugaragaza umukondo n'imiterere, amubwira ko icyo gice cy'umubiri ari ipfundo ry'igitekerezo cy'ubuzima butazima. Mwabyumvise cyangwa ipfundo ry'igitekerezo cy'ubuzima butazima. Buriya abapfumu hari n'imvugo bakoresha ukumva ni nk'ubwa mbere uzumvise cyangwa ukumva birakujimije, ariko ntabwo wa judging. Rero uyu mupfumu Rutanga rw'amaboko muramuzi cyane, akora ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni n'umukuru w'ikigo cy'ubuzima gishingiye ku muco hano mu Rwanda. Abapfumu rero iyo babonye nk'ibi bintu by'iterambere bahita bavuga ngo ibi ni biki wakoze, ibi ni biki urimo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nyuma y'uko Uwicyeza Pamela mu mpera z'icyumweru gishize yitabiriye igitaramo cy'umucuranzi DJ Spirie, agaragaye yambaye agapira kagufi kagaragaza neza umukondo n'ibindi bice byose, cyane cyane umukondo, intugu se cyangwa n'ibindi nawe muri kubibona, kagaragaza ndetse n'ibindi bice by'umubiri, akagaragaramo abyinana n'undi mugabo utari Mugisha The Ben. Aba rero babyibajijeho cyane bavuga ngo uriya mugabo yarinda, ariko nagira ngo mbabwira, wasanga ari umuvandimwe we, wasanga ari oncle we, wasanga ari n'uwo bafite icyo bapfana, kuko ntabwo wajya kwinjira mu muryango w'umuntu ngo ninde babyinanaga. Ariko kuba yaragiye kubyina byavugishije abantu benshi cyane. Abantu benshi bibaza ngo ese buriya Mugisha Benjamin ari kubibona cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abantu baravuga, narabwiye yuko umuntu utamubuza kuvuga, aho ari hose umuntu aravuga abantu baravuga. So rero uyu mupfumu yahanuye Uwicyeza Pamela, ariko ngiye ndumva nta gikuba cyacitse kuba yakwambara agapira kamugaragaza umukondo. So rero nyuma yo kuvugwaho ibyo byose, ejo hasize yitabiriye ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika risoza umwaka, ndetse n'umugabo we bameze neza cyane, nta gikuba cyacitse. Ni uko abantu baba bagiye bakabikomeza cyangwa abantu bakagenda bakavuga ibintu bidakwiriye. Njye nahoze ndeba poste y'uyu muganga Rutanga rw'amaboko ngo ziba wagatsindwe, ukumva nyine aragututse cyangwa ibintu byinshi cyane, ariko yenda buriya ni ubuzima bushingiye ku muco nk'uko ajya bitangaza. Njye rero kuba yaragaje umukondo ni uburenganzira bwe, ntabwo wamubuza uburenganzira bwe, ariko yenda abantu bakuru bashobora kubibona bakumva bahana uyu mubyeyi. Ibi ntabwo bikwiriye nk'umubyeyi wabyaye cyangwa umubyeyi wibarutse, donc washatse atakiri mu rubyiruko. Ariko njye ahandi hagati kumva yuko umuntu yakwambara uko ashaka niyo yaba ari umumama, ndumva ntacyo bitwaye, biterwa na principe y'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu, ndumva nta kibazo. Ariko birabujijwe niba uri umubyeyi. Ubundi umubyeyi akwiye kwiyubaha ubwe, akubaha n'abana be abyaye cyangwa ari guhesha agaciro ako kanya, kuko abana ntabwo ibi bipfa gusibama. Abana igihe bakuze bagomba kwibona bavuga bati wa mama yari yambaye ukunguku, n'abana nabo bakabijanirwaho cyangwa bakavuga uko bashatse. Ngaye nguko rero njye nabikunze cyane. Abantu baravuze baravuga, ariko bari kumwe n'umugabo we, muri kubabona cyane kurekerana bashyizeho, bari bitabiriye ibirori bisoza umwaka, dore ko n'umugabo we nawe afite igitaramo cy'ejo ku itariki ya mbere umwaka utangira, aho bizabitabirwa muri BK Arena. Igitaramo cye cy'uyu mugabo Benjamin azaririmba indirimbo zigiye zitandukanye, nk'uko abantu benshi bamuziho yuko ari umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, ufite brand ikomeye. Azitabira ndetse n'abafana nabo bitabire, kuko bakunda umuhanzi. Niba umuhanzi umwe abafana bakunda umuhanzi runaka, ntabwo abafana nabo wabwira ngo uri kuyungu cyangwa uri kuyunguya. Umufana we aba yumva igihe cyose yafana uwakunda. So ngaye nguko reka bifurize n'umwaka mushya muhira abantu bose munkurikiye muri mu mpande zose zigiye zitandukanye. Mahoro y'Imana bane namwe, ejo muzabona umwaka mwiza, kandi dushima Imana yuko turangije umwaka turi amahoro. Ari benshi bapfuye cyangwa ari benshi batakibukwa, ariko n'abagize ibibazo muri uyu mwaka ndakwifuriza kugira ngo ukomere, kuko mu isi niko bigenda, twese iherezo ryacu ni hariya. Ariko
ibyiza ni uko tugenda dufite umutima wejejwe kandi umutima wemera ibyaha byose twakoze tukicisha bugufiya cyane. Ubuzima buratugora, ubuzima ni gatebe gatoki kuko ntabwo wakwiratana ubuzima uvuge ngo mfite ubuzima bwiza. Ngahe nguko ndabashimiye kandi amahoro abane namwe.